ingaruka za radiyo za telefone igihe kirekire bishobora kugira uruhare mu buzima bukomeye n'ibibazo bikomeye birimo ibibazo by'imikurire y'ubwonko ku bana cyangwa urubyiruko. Niyo mpamvu abana bakwiye kwirinda gukoresha telefone igihe kirekire. Kubera iki? Umwana aba afite ubwonko bworoshye, bukora vuba, bunakurura vuba kandi icyo bumenyereye akaba ari icyo ngicyo. Niyo mpamvu bavuga ngo ushobora gukuramo ingaruka z'igihe kirekire, ugaturuka mu bwana uhora wumva unaniwe, ukajya wumva urashaka kuryama ariko n'ubundi ntusinzire neza, kandi izi mpamvu zifitanye isano na kanseri y'ubwonko. Ariko ibi bikiri mu bushakashatsi bisa nkaho biri hafi kuba confirm. Kuba waraza fone yawe ku musego bikaba byatuma ushobora kuba warwara iki? Kanseri y'ubwonko. Nanone ukaba wahura n'ikibazo cyo kugira umunaniro udashira no kudakora neza mu kazi ka buri munsi. Iki cyo cyabaye confirm mu bushakashatsi. Kubera iki? Hari icyo twavuze bwa mbere kivuga kiti kuraza fone hafi y'umutwe bishobora gutuma udasinzira neza. Icyo gihe uzajya mu kazi ugire ikibazo, ntusinzire neza, bibe byakuviramo izo ngaruka. Ikindi kintu ushobora kuba wahura nacyo mu gihe waraje fone hafi y'umutwe wawe ngiki. Iyo telefone iri hafi y'umutwe kandi irimo gukora, urugero hari umuntu uguhamagaye, alarm iravuze, waryamye idafunze data. Ikindi hari umuntu wenda ukwishyuye, message iraje, ishobora gushyuha cyane. Ubushyuhe bukabije bushobora gutera ubushyuhe ku ruhu cyangwa ububabare ku gice cyo ku mutwe. For example, mu misaya harimo inyama yoroshye ishobora kuba yakonsantiretinga buno bushyuhe. Kuba ikibazo ku mikurire y'ubwonko kuko ubushyuhe bwiyongera bugira ingaruka ku turemangingo tugize ubwonko. Ikindi kibazo cya gatanu, digital addiction, ikibazo cyo gukoresha telefone mu buryo bukabije. Iyo telefone iri hafi cyane urushaho kuyitabira uko umwanya ugenda nko gukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa kureba ibyo utari ukeneye byihutirwa. Ibi bishobora gutuma wumva uhangayitse cyangwa wabuze umutekano mu gihe telefone idakora. Waba unaryamye ukavuga uti kambyuke nkoreshe telefone. Ugira ikibazo cyo kutitekerezaho cyangwa kubona igihe cyo guhumuriza ubwonko bwawe, icyo bita meditation. Uburyo bwo kwirinda ingaruka ni ubu ngubu: raza telefone kure yawe. Jya ushyira telefone ku ntera ya metero 1 cyangwa 2 uvuye ku buriri bwawe cyangwa aho uri. Ibi ngibi ntabwo byatuma telefone ikugiraho ingaruka kuko yaba iri kure yawe. By'umwihariko irinde kuyiraza ku musego cyangwa ku buriri kuko ibi byo nibyo bibi cyane. Koresha flight mode. Iyo utayikoresha nijoro, shyira telefone kuri mode ya flight kugira ngo radiyo idakomeza gukora. Koresha amasaha cyangwa ibikoresho byagenewe guhamagara. Mu gihe uhamagara igihe kirekire, kora ukoresheje earphones cyangwa utundi dukoresho two kugabanya telefone kwinjira mu mubiri wawe. Urugero nka kuteri, ushobora kwambara kuteri, bluetooth igihe umuntu aguhamagaye, nabwo ukagabanya volume uko nzagaruka mbabwira ikibazo kuteri iteza iyo wamariyemo volume kandi uzambaye ari ebyiri. Shyiraho igihe cyo kutayikoresha. Nyuma y'amasaha runaka, nko kuva saa 2 z'ijoro, shyira telefone ku buryo bwose utari buze kugerageza kuba wayifata. Tangira wimenyereze kudakoresha fone byibuze guturuka saa 2 z'ijoro. Irinde kuyicaginga irimo gukora. Telefone iyo haje message, for example ni notification yo ku mbuga nkoranyambaga, irinde kuyegereza umutwe cyangwa kuyikoresha igihe icyo ari cyo cyose iri ku muriro kuko n'ubundi ahanga ya frequency ikurura mu bwonko bikaba byatuma ubwonko bwawe bunanirwa. Inyungu rero wakuramo mu gihe witondeye kuraza fone hafi y'umutwe wawe, uzagira ubuzima bwiza bw'ubwonko n'uburyo bwo kuryama neza, urwego rwo kwirinda umunaniro uzamutse, icyizere cy'ubuzima bw'igihe kirekire
kitabangamirwa n'ibibazo bikomoka ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Ntiwibagirwe kugenda ukoze subscribe, watanze like, comment na share kugira ngo zino video zibonwe na bagenzi bawe.